mbabara umbwire izina rye rwose. Yitwa Rujuga. Kuki? Ngo ruki mama? Yitwa Rujuga yewe. Ntibishoboka mama iwe, ntibishoboka. Uramuzi se? Rujuga? Uramuzi se? Oya ntibishoboka mama, Rujuga koko. Ayiwe. Kandi warida ndakwiyemye ntukanyekere ibintu nk'ibyo. Nukuri nabonaga habura gato ngo guhishira ikigezi se cya yego. Urumva nabyemera bari. Njyewe urumva nakwemerera kiriya gisaza kikansoma koko. Menya nubwo wabendangira umuti bitakunda. Aha, ikigaragara nuko mumeranye neza Girama. Niki kiri ku mutima wawe Girama? Niki gituma witsa umutima ntuvuge? Wari Karama, we inshuti yanjye. Nageze hano uranyakira, umenyereza akazi kandi wanyeretse ko uri umubyeyi, sibyo? Gusa maze iminsi ntaguheka umutima umwe umbwira ngo nkubwire umugambi wanjye ndukambuza. umugambi wawe umeze utegerama. Wari Karama, ubwo uzi ko umuntu umbwira ngo tumeranye neza ngo yansoma ngo yangira ate? Muri nkumva no kumwica mbishoboye nabikora. uti Kiriya kigabo nicyo cyatumye data apfa. turere ishesho meza Girama tawe ngo we Data twagira impano yari inshuti ya Rujuga buri kureba kuriya. hanyuma bigenda bite? Hanyuma nyine data amuha amafaranga atari makeya ngo bafatanye gushinga uruganda. Papa wanjye nawe wizeraga abantu kubi abamuhereje amafaranga nta n'inyandiko n'ukuri wari. Hayiwe. Undi se yongeye kumwitaho. Yaramwambuye kandi nubwo nta bimenyetso tubifitiye afite uruhare mu rupfu rwe. Nyagasani we, ni ukubona abantu bagenda mu mamodoka meza barakize naho buzuye igihemu. Burya boss wacu ni inyamaswa bigezaho. None se Girama, uko wumva uwo mugore wa Rujuga ari wagusabiye akazi hano bakaguhaye bakuzi? Yaba Rujuga cyangwa umugore we, ntawe uzi ko ndi umukobwa wa Twagirimana. Nyine ni umuntu wampamagariye umugore baramubwira ngo mfasha mfite umwana w'umukobwa wabuze akazi ataragakeneye. Mbese nyine amubwira ibibazo byanjye. Kuko nabonye akazi hano rero binyuze ku mugore wa Rujuga utanzi ntamuzi. None ufite uwuhe mugambi Girama nshuti yanjye? Kuguhorera data wari. Na mama umbyara ntabyo namubwiye kuko nzi neza ko mumenyesheje ko nkorera Rujuga yahita ambwira gusezera akazi. Ikindi kandi mubwiye ko nshaka kwihorera ntiyabyemera. Uzabigenza utegera amata nshuti yanjye ko ntagushuka kwica umuntu. Nta muntu nzica wari. Nasabye Imana ngo izandinde mve muri iyi si ntafite ikizinga cy'amaraso y'umuntu. None se amafaranga Rujuga yambuye data ngo mbe nyagaruzi. Ikindi ibyo yadukoreye azabiryozwa n'amategeko. ubwo mbese uriteguye ugiye guhangana n'umuyobozi wawe? Narabitekereje neza wari. Ntawe nagishije inama uretse umutima wanjye. Sinzahangana nawe kuko bibaye guhangana natsindwa rugikubita. Watekereje kubigenza utese? Abo intege nke ziri narahabonye wari. Nabonye igihe ansindira twarajyanye mu butumwa bw'akazi. Urumva? Rero intwari zamushobora ndayifite. Ni njye ubwanjye. Hari ubwo nkubabaje se mama? Oya, ahubwo wagira ngo wize gusuka imisatsi mwana wa. Uzi ko nirebye muri aka kamukushi nkabona wansutse neza cyane kandi sinigeze mbabara, ahubwo numvaga nasinzira. Ubundi sigira ngo nagusuka gutya ntarabyize ma. Wabyizihe mwana wa? Ma, ndashimira Imana ko wabyaye abakobwa bazi ubwenge. Byo rwose. Buriya ndi ku ishuri muri weekend njya muri salon de coiffure kwiga gusuka. Ese mama? Kandi rwose maze kubimenya. Nese mama, ndakumva. Buri gihe mukuru wanjye maze ari umushomeri sinkizi. Urakizi. Nzarangiza kaminuza nzi gusuka neza. Ubundi nzajye nishakira ibiraka byo gusuka abantu mbona amafaranga. Ego.
ibyo bintu niwe wabyitekerereje gira amaho ni njyewe ubwanjye vugisha ukuri nabonaga ngira umwanya munini upfa ubusa uko kwigura bizi kuva kera mfatira imbere ya mwarimu ndabizi rwose ikindi rero na muganga wamvuraga yarambwiye ngo nyishaka ibintu bituma mpora mpuze simbona umwanya wo gutekereza ese mama nanjye wampa igituma ntatekereza mwana wanjye mama ntugatekereze cyane turahari yego mukobwa mwiza ubundi rero naherekeje umukobwa twigana kwisukisha ndabireba mbona ni ibintu nanjye namenya si uko nakumbaza umuntu usuka uko bigenda ngo umuntu yige ati iki rero uzi ko yahise anyemerera kunyigisha none ubu ngubu nkaba mbigeze kure yakoze neza cyane ubumenyi bwawe nanjye mbwungukiyemo numvaga uyu musatsi nawuhaze rwose nzajya ngusuka ngo ukorere umusatsi wawe neza yego mwana ntabwo bazongera kukogosha rwose uri kwa muganga disi twabonaga wakuze ubundi tugashaka umukasi tukawukata bwira simenya ko bwije bwacya simenya ko bukeye imana ni nziza uzi gahunda mfite sema ngaho mbwira niyo kwiga ibirebana no gutunganya imisatsi nkabimenya neza yego ubundi rero nkazagura iriya nzu ya papa yo mu isantere badutwaye nkashyiramo salo de coiffure nini imwe ikaba ari umuryango w'iy'abagore undi hakajyamo iy'abagabo ntawe yitwambuye ni banki yayigurishije kandi yari ibyemerewe mwana wa mbese akampamagaye ku manywa bidasanzwe abaye iki mama mbanze ngusubize mu nzu nta kibazo ndaguma hano mwana wa itaba uguhamagaye ikibazo ni uko iyo ampamagaye tuvugana umwanya munini nta kibazo rwose mwana wa nawe nubona imvura ikubye uzunyamure ntutumenyagirwa sibyo hakoze mama alo ngaho mpamagara noneho ndahugutse alo uraho neza gira amahoro umukobwa wambogoje uraho neza Sadate musore wasobetse urusobe rw'umunezero mu mutima wanjye ndaho maze kumenyera ahantu hashya iyo nibutse ko bakwimuye ndababara Sada buriya koko kuki baterekwa ko bari gutwara safari bakagusiga niko byagenze nta mahitamo twembi twari dufite sheri kandi ibyo bakoze birakwiye njye na safari dufite ubumenyi bumwe nibwo yari kwerwa n'ibitaro by'akarere kanyu rero gusa kandi hari n'ahandi badukeneye birumvikana kandi mu gihe gikwiriye ubumenyi bwanyu mwabukoresheje neza mama wanjye arongera bumuntu n'ubu iyo murebye numva nsa n'uri mwibonekerwa nizere ko safari abasura ariko ni ukuri aragerageza n'ubu barahaherutse afasha guhagurutsa mama kugira ngo turebe ko agerageza gutera intambwe ahagarara akanya gato biramunanira arongera yicara mu kagare ke kandi hari ubwo aza no kumujyana ku bitaro rwose kumugorora naringize ngo ahazanwa na ya mpamvu yo ku giti cye oya da Sada none se ubu ko ngukumbuye koko urankumbuye cyane genda wegere cya kirori mwirebamo kimanitse muri salo yanyu yega ndagiye ntazi n'icyo unyohereje gukora mu ndorerwamo wahageze se ahubwo ngahirebe nurangiza umbwira aho ndaho hafi yawe wimbeshya se nyine ubu se urihe ko nirebamo njyenyine ndahari aho hafi yawe gira amahoro ubwo ntundeba koko keretse niba wanyemuye nawe uri rwose nzi ko mpari ngaho humiriza umbwire ko nabwo utambona aho ntuye aho bugufi yawe mu mutima wawe ariko Sadate uri umwana mubi uzi ko nari nzi ko ngiye kurebamo nkagira ikindi mbona aho urahari kandi nubwo hagwa imvura y'amahindu ntiyazahagutirimura ntegereza gato ndaje rwose kandi nzazanzanye ijambo ryiza kandi urabizi nawe rwose wantindije ngo urakinga ubundi mana nagiye nkujyanye rwose gira amahoro gusa ubimenye urwo ngukunda ntirukire urwo gutegereza amashuri ese umuntu we ndakumva cyangwa umenya noneho ngiye gusara pe nakubwira uzi ko umwana w'umukobwa gusa agira kwicaye ku bibero ukumva ibisonga mubiri bwirutsemo mbese nka kera tukiri udusore sha umva ibyo wari waririmye sha ariko rero ikibazo ni kimwe ntekereze kandi ntahira ibyo umwana w'umukobwa nyakira ni inseko ye nziza akanze imana n'umuvinyo nkunda akanyemerera akanyega amahanga amaze nkamukora muri ya misatsi ye nkunda cyane ariko yarambwiye ngo rwose nanjye
ndagukunda ariko sinahubuka nanyumvira ko Rujuga wewe wapfanye ubugingo neza ubu nafashe icyemezo rero kimeze giteze sha cyo gukora icyo azansaba cyose ariko iyo nshaka nkakigeraho umva Simon ndakumva uriya mukobwa n'uwanjye nta wundi ushobora kumuntwara icyo nzi cyo nuko uyumurangaraho nanjye nari kumutangaho ibishoboka byose kandi n'ubu uzibeshya umupfusha ubusaga turebe jewe Simone zamwitwarira nta kundi amfa bese sebe yashyese umva Simon umwana w'umukobwa niba yariremyeho kanyagwa simbizi afite ukuntu akureba indoro yikakuzonga maze yaseka datawe hari ubwo ngira ngo ngatekereza ntuyisi rimwe muri ya magini bajya bavuga ko ngo baba ari beza cyane nuko abakobwa bazavuka buri munsi nyine ariko imyaka umaze usinziriye nk'ukangura wanga wari kuzakanga usanga twaramazemo abeza buri munsi buri munsi nyine bavuka buri munsi se wari wabona undi umeze nk'uriya sha yakora biragoye ariko uzi umusatsi we umeze nk'ubwoya bw'intama yashishe banumva nashyiramo intoki ngasinzira ariko wowe kumenya umunsi yakwemerera uzasinzira nta nicyo ugezeho yazanyemereye se sha komerezaho Rujo komerezaho rwose ndumva bigenda neza ngaho tuve mu biremwa by'Imana rero tugaruke muri business hewe narize no kukubwira ko twabonye ikindi gihugu tuzajya tugemuramo ibicuruzwa byacu ubuyobozi bwacu burakora cyane bwadushakishije amasoko ubwo ibyo bivuze ko inganda zacu zigomba kurushaho gukora cyane kugira ngo hato tutazabona isoko tukabura ibyo tugemura niko bimeze nawe urabyumva rwose ni nacyo bambwiye rero bampuza nabo bafatanyabikorwa ngo bizere ko ntashobora kubura ibyo ngemura ku masoko yo muri icyo gihugu ni ugukora amanywa n'ijoro nyine aho biri ngombwa tukongera n'ibikoresho abakozi n'abakangurira abahinzi guhinga ibyo dukeneye kugira ngo dukore nabo bagakora buri munsi Simone nditeguye rwose mva se ahubwo rero mbonye imisingi ngiye kujyanamo n'umwana ariko uzi kumenya nta kintu gitekereza Rujo gitekere aho ntuzamurota Edith akaguterera ku wa Kajwiga urabyumva utegeramo ndabyumva nk'uko byumva Safa uko byumva se urabizi neza umutima wawe ntutereramo wanjye giramo ariko ntiwirakaze ndakuzi iyo wirakaje rwose mburaho mwirwa nawe rero ntukavuga ibintu bindakaza Safa kuko nanjye nyine iyo nakurakariye umutima wanjye ntutuzi icyandakaje ubundi ariko cyo cyari gifite ishingiro mbabara ntubigarure Safa ntabwo mbigarura nemeye amakosa kandi nagusabye imbabazi sibyo ndabyumva mu buzima sinzongera kukubeshya ukundi mu rugo ntahari sinari nzi kuri buhantange pe vuga ko utazongera kumbeshya kuko nanjye sinjya nkubeshya giramo bose koko mana sinzakubeshya mbishaka Safa ushatse kuvuga ko hari impamvu izabaho igatuma umbeshya Safa ndakumva mu by'ukuri ndagukunda ibyo ndabizi ndagukunda kandi cyane ariko mfite impamvu nyinshi zishobora gutuma mbaho mu kinyoma atari uko mbishaka giramo urakoze kumbwira ko nkunda urabizi neza nanjye ko ngukunda kandi giramo uri umukobwa wa mbere nakunze ntiteguye no gusimbuza undi n'uwo wabikubwiye nabayeho ndinda umutima wanjye za nkundo z'abato zidafite gahunda umukobwa unyishimiye tukaba inshuti bisanzwe yatekereza kuri iyo ngingo nkabwira ko igihe kitaragera we rero nakubonye cyarageze cyaranarenze rwose mpitamo kugukunda none ko nkunda nkagukunda kuko giramo n'iki wampisha bigatuma ubaho mu kinyoma Safa ndakumva hari abantu babiri navuze ko ntazabwira umugambi wanjye abantu babiri yego kandi unyemerere niba unkunda kuko ntushake kumenya abo bantu babiri ni wowe na mama none se umugambi wo kugira utegeramo Safa ndakumva waretse kumbaza kuko ukunze kubimenya wambuza kandi kumbujije ntabyemera bityo tukabipfa koko wenda kuzabimenya nyuma giramo niba uzi ko bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe bihagarike rwose hakiri kare ndakwinginze kandi nzakoresha ubwenge Imana yampaye umuntu waduhemukiye akambura data amafaranga bigatuma ibyacu byose banki biteza cyamunara akanamwambura ubuzima
nzakorwaje we yishyura ibyamukoreye. giramo ndagukunda cyane ku buryo ntazi uko byangendekera hagize igikubaho urumva. ndabizi ko unkunda Safa kandi nanjye ndagukunda cyane. nzakora ku buryo ntazakubabaza. so none ubukwe bwacu ubukwe se waretse tukaba tuburetse Safa. ariko giramo karame urashaka kuntiza mama? noneho Sadata arongoye nkiri aho mama sinamukira. ariko ubwo nibyo ugenderaho Safa. none ngeze ko murumuna wanjye azaba arongoye nkiri aho. sha waretse tukagendera kuri gahunda yabo tugakorera ubukwe bwacu umunsi umwe koko. Safa ndakumva rwose. mbabarira ndakuye umwaka urarangira nkemuye icyo kibazo sibyo. Sadata nagira amahoro badafite ikibazo reka tubashyigikire bibane umwaka wose koko. reka nyaruke ndabona amasaha agiye. ubu yihese kandi noneho urujuka mugabo mwiza. ariko sedi byakugendekeye bite ko usigaye njya reka nyaruke ndabona amasaha agiye. ubu yihese kandi noneho urujuka mugabo mwiza. ariko sedi byakugendekeye bite ko usigaye njya kugenda ukagira amakenga bitari bisanzwe. none se kusigaye ugenda kenshi. wihaye ibintu byo kunkontorora aho ngiye hose urahashakira iki se? uzibaze nawe umuntu tumaranye imyaka 35 ubu bakaba ari bwo ngira amakenga. uze tuvuge ko mu busaza ariko urukundo rwiyongerera nta gihe ntagukunze. ari igitangaza rwose. nuko nkubonaho imico utari usanganywe rujo. hasi ivugira kuri telefone umwanya munini. bitwaye iki se? uvuga amagambo y'ubupfapfa utajya kuvuga. utaha igicuku. ikindi nta weekend nimukirega amahanga mu rugo. mvuga akazi kiyongereye. ariko se ibyo byaranyobeye. sinakubwiye ko ibihugu tugemo mu by'uruganda rwacu rukora kiyongereye kandi tukaba dufite abacuruzi benshi hano mu gihugu bayobotse gukoresha ibicuruzwa byacu. ye warabimbwiye. ariko ufite abakozi bashinzwe kwamamaza ibikorwa. ufite abashinzwe ubucuruzi yewe ufite n'abashinzwe imari. yego ye ufite abakozi benshi mbega babikurikirana. mbese nkabibaharira maze nkagenda nkaryama ngasinzira. oya simvuze ngo uze hano uryame ariko nivuga ko ntakikubona uzemere kuko niko bimeze rujo. ariko kuko wagize umuntu ukumva uvuga ngo warambuse wamubwira ko ntakiba hano. rujo nakubuze nkurora. mva mbese umugabo utakirya mu rugo nk'umugabo tutakiganira ubwo saho ntakubuze ni hehe. edita nyumva rwose edita we hari icyo ugomba gusobanukirwa. nsobanukirwa iki aho mbwira ukamenya ko umugabo wawe rujuga atari wa wundi mwiranwaga mu iduka urumva. upimura ibishyimbo agapimura ibigori ugapimura amasaka agapimura soya cyangwa tukajyana gutegereza dayihatsu ziza nyanya ku isoko. no ubundi rujuga umunyemari ukomeye uranyumva. ugomba kuboneka mu nama zose z'abashoramari mu gihugu urumva ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga uranyumva. zavuye mu bwitange bwa twembi rujuga urabyumva. edita uzirikana ko atari igihe wakubugiye kwiga ngo uri umwe mu bagore beza bakora muri hariya mu ruganda. rekeraho rujuga rekera ubwo uratangiye nakumvise. ntangira si iki ndabizi sinize kandi kutiga kwanjye ufitemo uruhare ndi urumva. niwe wanteye inda data akanyirukana kandi ayo ntiza abana banjye barayanyegeye di urabyumva. Safari ni dogiteri uvura abantu kandi abo yavuye bose baramushima ntubizi se. umuraza wanjye nawe ni umuhanga mu ikoranabuhanga. ikigo cy'itumanaho akorera nicyo kibizi. nta soni ntuzongere kuzura akaboze unyurira kutiga. rashawe rwose uvuga ibiki. mpereza ko ntakeneye gendere ndakuzi ubwo uzindutse wakamejeje. ariko nturambwira aho ugiye. ariko se urabona ngiye ugiye se nyine ahandi hatari muri siporo se nihe wa mugore. ubusanzwe si ugiye muri siporo ujyana imodoka. ore wumve tangiye kubeshya. ndetse wakubwiye ko uyu munsi ari kasi free day. ugiye he? ngiye muri gym tuniki nyine mu mujyi. ibyo se ndabikubwira urabizi ubundi. ruju ntugashaka kuntera umujinya utari fata ko ntacyo yawe ugende. ubwo nyine ibyo bari batetse bya mu gitondo babibike biraribwa saa sita. ariko se ubundi uzinduka untekeye ninde wakubwiye ko nshonje. none se wa mugabo we kuba watashye mu gicuku nturye nabwirwa n'iki ko hari aho waraye uriye.
bigenze bitegiramo kuko ubonye bose agiye mu kiruhuko cya saa sita zansize nyine. yewe wambwiye se nkakwereka chat yanjye nawe namubwiye ko ntawe nshaka kujya ariko waramwakije mwana asigaye akeye arambara neza bya ishati n'ibikote by'abasaza babikuyemo arambara urukweto rukeye ariyogoshesha neza shagiramo ageraho ko ateraganga akanta ngo imvi zitagaragara yewe umva gisigaye kimerekeza muri salo neza neza ntigishake kuhava nyamara shani utitonda akazakubaho agakiwari ko ntaba naririnze abasore ngo niye kiriya gicucu cy'igisaza cyanyiciye data sha hari ubwo azazi iwawe yange gutaha ariko ndise namuhaye wari kuko namubwiye ko mfite gahunda y'uko ntazashaka umugabo sibyo ubwo nyine mubwira ko niba ngewe nawe dukundanye tuzabyara umwana ubundi nkarera uwo nguwo ubwo se wamubwiye ko impamvu utazashaka ari iyi ko nagize data mubuhora kubita mama data ahura umbabarire nta n'umugabo mwiza wabayeho nkawe wakundaga umugore wawe n'abana bawe ariko ubona utazasaragiramo ubwo wabeshye papa wawe ibintu atigeze akora atakiriho koko wari umugambi mfite wo guhorera data amafaranga yakagaruka nkayereka mama gutya ubundi uriya mugabo agakurikirana utuma n'ubwenge nanjye rero nsigaye mureba nkabona ni umugome umuntu uhitana inshuti yamaze no kwibyo utwaye koko wumva ukuntu ntakigira ubwenge wari ejo bundi Imana itantabara fiyanse wanjye yaramfashe neza neza mana we byagenze bite cyarampamagaye nuko nyemerera kuza iwanjye ntibuka ko weekend igiye gutangira kandi safari yari yambwiye ko nta kazi ayifitemo agomba kuza mu mujyi akanyura iwanjye ubwo wabigenje ute mva ndabyibutse sheri wanjye ambwiye ngo nkingurira ndi ku muryango uzi ko yinjiye neza neza nkabura imbaraga zimuhobera nk'uko bisanzwe nawe akayoberwa ibibaye none byagenze bite ngo ukize yatamusanga mva nirinze guta umutwe mpita mfata telefone ndasohoka nuko ndamuhamagara ndamubwira ngo mbabarira murumuna wanjye arampamagaye ngo masenge akoze impanuka mubwira ko ngiye kureba uko mbona imodoka ya nimugoroba sha nadondoberekanyije amagambo sinamuha umwanya wo kunyumva neza neza mbwira uwo wasize mu nzu ntiyaguketse niba hari ikintu gisigaye kimbabaza wari ni ukubeshya umusore nkunda kandi nawe nzi neza ko nkunda urabizigirama uwo musore uzamubwiza ukuri wari karame safari agira umutima mwiza cyane sinamubwira ibyo ndimo ngo anyemerere yahita mbuza we na mama ni abantu nzi neza ko babimbuza niyo mpamvu rero nabihoreye ubwo se waragarutse umwicara uruhande nkaho nta cyabaye iruhande gusa se ko nahise mwicaraho nkegeka umusaya mu gituza cye kugira ngo mbanze ntuze maze ikinyoma maze kubeshya kigende mwana we ariko se ubundi uwo musore wazamuzanye hano ko nshaka kumumenya we mbaye cyangwa uzamuzane iwanjye mu rugo muri weekend arafatika se ashaka ko akazi kari indyango rye umva uzamunzanire di ndebe ko uzi guhitamo yari yaranze guhitamo witonde umva safari ni umusore mwiza imbere kuko umutima we w'ubwitange niwe wankuruye bwa mbere inyuma rero ho ntuzamurebe ngo umwifuze kuko n'uwanjye njyenyine ubwo nawe wabyumvise ko ari umusore mwiza umukobwa cyangwa umugore wese yakwifuza n'ubu uracyamutegereje ntaraza yihora ikize ariko mana uzi ko wajyaga ubimbwira kuri telefone nkavuga ngo mukuru wanjye yadukanye ingeso yo gufuha none nkaba mbyiboneye koko narame wakwicecekeye mwana wa mama ko ntari nzi ko rujuga yampinduka